twongeye turatomboye bana b'Imana, tugiye guhura na Nyagasani Nyir'ubuzima ahangaha kuri buri munsi. Reka twegerane n'Imana idufashe kugira ngo ibyo tugiye kuvuga, ibyo dukora byose ibiri kumwe natwe. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Ahangaha turi ni kuri buri munsi, none kuwa gatatu tariki 23 Werurwe 2022 twabateguriye ikiganiro kiryoshye cyane nk'abantu bari ku isi bafite ubuzima. Reka mbere yo kwinjira muri iki kiganiro mbanze nsabe imbabazi akawa mugani wa Paulo mu ibaruwa ya mbere yandikiye Abanyakorinti umutwe wa 10:12 ati, bityo rero uhagaze uritonde utagwa. Amen. Ngewe rero ugiye gufata mikoro muri aka kanya, ndi umunyantege nke, ndi umunyabyaha, ubumenyi bwanjye ntabwo buri hejuru pe. Ahangaha nshobora gutegwa, nshobora kwibeshya. Akamvugo mu Romani ati errare humanum est, so trompe et humain. Kwibeshya rwose birashoboka cyane. Ahangaha nshobora kuvuga nabi cyangwa nkaba nagoreka imvugo, yewe nshobora no gutandukira. Na niyo mpamvu mbere y'ibyo byose manje gusaba imbabazi, kuko ngiye kwegera abahanga, abanyabwenge, abarimu, abaganga, les théologiens, les philosophes, les moralistes, bityo munyemerere munyakire nk'umunyabyaha uri kwigororana n'Imana. Bityo muri aka kanya ibyo ngiye kuvuga ngira Imana bihure no gushaka kwayo, ikomeze inkoreshe mb'igikoresho cyayo ahangaha. Mana nishyize mu maboko yawe, murakoze rero kunyakira. Nje imbere yanyu nk'umunyeshuri uri gushakashaka ubwenge kugira ngo yegere Imana uko bikwiye. Murakoze kunyakira. Anayo nshinga tuza kugenda dukoresha verbe recevoir et concevoir, kwakira, gutwara. Yezu Kristo akuzwe bavandimwe. Ahangaha kuri buri munsi tuje gushimira Imana ziduhaye ubuzima, ikaduha n'ibyo dukenera byose. Shimirwa Mwami Nyir'ubuzima. Tuzirikana ko ubuzima dufite ari kado n'intizanyo Imana dushyize ku isi, iduha n'ubutumwa, ariko igihe kizagera itubaze uko twakoze, itubaze uko twakoresheje ubwo buzima yaduhaye, kuko n'intizanyo nyine. Ese Imana nimbaza uko nakoresha ubuzima yampaye nzasubiza iki? Byumvikane simba ku isi nyine mbana n'abandi. Mu kuzirikana ku nsanganyamatsiko yacu nkuko mwagiye mubidusaba kenshi, iyi nsanganyamatsiko uburyo bwo kuzitira Isama, les méthodes contraceptives. Muri aka kanya tugiye kwifashisha ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya umutwe wa 2 umurongo wa 4 kugeza ku wa 5. Uhoraho yambwiye iri jambo agira ati, ndarakuremera mu nda ya nyoko nari nkuzi, nakwitoreye utaravuka ngugira umuhanuzi w'amahanga. Iryo ni ijambo ry'Imana. Turazirikana kandi Evangelii Yezu Kristo ko yanditswe na Mariko umutwe wa 10 umurongo wa 13 kugeza ku wa 14. Nuko bamuzanira abana bato ngo abakoreho, maze abigishwa barabakabukira. Yesu abibonye ararakara, maze arababwira ati, nimureke abana bansange, mwibabuza, kuko ingoma y'Imana ari y'abameze nkabo. Iyo ni Evangelii ntagatifu. Nyuma yo kwakira ijambo ry'Imana, uko Imana ihamagara umuhanuzi Yeremiya, nuko Yesu ahamagara abana bato kugira ngo bamusange, tugiye kwinjira mu ngingo yacu, aho tugiye kuzirikana sur les méthodes contraceptives, uburyo bwo kuzitira Isama, uburyo bwo kuzitira inda, gutwita. Reka rero muri aka kanya mbabwira imirongo migari tugiye kugenderaho uko ari 5. Mbere ya byose turaza kureba inyungura amagambo cyangwa ikomora zina ry'ijambo les contraceptifs. Ku nshuro ya kabiri turaza kureba uburyo bikorwamo. Icya gatatu ni ingaruka. Icya kane turaza kwibaza ikibazo tuti, ese les contraceptifs ni icyaha? Kuzitira Isama ni icyaha? Naho ingingo ya 5 ni ibisubizo bimwe na bimwe imbere y'iki kibazo cya contraception. Tuzirikana ko iki kibazo kiremereye gihangayikishije isi yose. Ese uburyo kuzitira Isama bureba gusa abashinze ingo, umugabo n'umugore bari mu rugo iwabo? Ahangaha nahita nsubiza nti oya. Iyi ngingo ireba umuntu wese uri ku isi uciye akenge, abihaye Imana n'abitegura kwiha Imana, ikongera ikareba abashinze ingo ndetse n'abandi babyitegura. Cyakora wakumva atari muri uyu mubare, muri ibi biciro uko ari 4, twamureka gasohoka ahangaha kuri buri munsi ntabyumve. Rero uko ngiye kugenda mvuga, ushobora kugira icyo unyongereraho, ukagira aho nkosora, ukagira ikibazo wambaza, ukanyunganira,
rwose nishyize mu maboko yanyu kugira ngo tuganire sur les méthodes contraceptives. Mbere yo gutangira ingingo ya mbere, reka tubanze tunyarukire mu ishuri ry'ibitekerezo. Akamvugo muhanga Descartes mu Kilatini ati cogito ergo sum, je pense donc je suis. Niba ndi gutekereza koko ni ikimenyetso cy'uko ndiho, cy'uko mfite ubuzima babyeyi. Cogito ergo sum. Rero reka muri iri shuri ry'ibitekerezo tugiye kubanza kwinjiramo twiyibutse uyu mwitozo ugizwe n'ibintu bitatu. Ibibazo tugiye kwibaza kandi ugerageze ubisubize. Ari ikiro cy'ibihunda, ari ikiro cy'amabuye, ikiremera cyane kurusha ikindi ni ikihe? Umwana ati wowe ukuntu amabuye aremera, wari gukubita ukumva. Ikibazo cya kabiri kiti ari ikiro cy'ibyatsi, ari ikiro cy'inyama, ikiremera cyane kurusha ikindi ni ikihe? Umwana ati Emma, wowe ntuzi kuntu inyama zabaye imboneka rimwe. Iwacu mu giturage hano hashira n'ukwezi tutarayibona. Naho ibyatsi no mu ishyamba biruzuye, nta naho bihuriye n'inyamerega. Ikibazo cya gatatu, hari abakobwa 5 bakuyemo inda, avortement. Uwa mbere yakuyemo inda y'amezi 5, uwa kabiri akuramo inda y'ukwezi, uwa gatatu y'icyumweru, uwa kane y'isaha. Uwa gatanu we yarihangana arayitwara, amezi 9 ararangira. Noneho aza kubyara. Amaze kubyara amuta mu musarani. Ikibazo kikagira giti muri iri shuri ry'ibitekerezo, ese muri abakora 5, muri abakobwa bakuyemo inda, wakoze icyaha kiremereye kurenza undi ni uwuhe? Bamwe bati ni uwa 5 wamujugunye mu musarani ari muzima. Abandi bati ni uwa mbere wari wegereje kuvuka, ndetse bamwe batinya kuvuga uwa 4 kuko muri bo hari abafataga les contraceptifs, ya miti nyine izitira Isama. Mukristo muvandimwe, niba uciye akenge washobora ko gutekereza nka Descartes, cogito ergo sum, ntumere nyine nk'umwana nyine wa mwana utaramenya gutandukanya icyatsi n'ururo, utazi gutandukanya ikibi n'icyiza. Niba koko ukurikiye neza iyi myitozo, nawe urumva ko ikiro cy'ibihunda kiremera kimwe n'ikiro cy'amabuye, ikiro cy'ibyatsi kikaremera kimwe n'icy'inyama, kuko byose nyine ari ibiro. Uko niko abakobwa bose ko ari 5 tumaze kumva bakoze icyaha kiremereye kimwe, kuko ubuzima turimo dufite twabujyanye n'icyo kiro kimwe, ikiro kimwe cy'ubuzima. Twese abari ku isi tunganya, ni kadimwe Imana yaduhaye, ni inite imwe. Umwuka duhumeka n'umwe, amaraso yacu twese n'umutuku. Wowe niwe ufite icyatsi irwarize. Bitwumvisha ko Imana yatugabiye ubuzima bumwe, nta muntu n'umwe ugomba kuvutsa undi ubuzima bwe. Ni nayo mpamvu uwishe uwarangije kuvuka akamuta nko mu musarani ni kimwe n'ukuramo inda y'amezi 5, y'ukwezi kumwe, y'icyumweru, y'isaha. Yewe turaza kujya no ku masegonda matiyerse kuko dutazi nyine igihe bibera, Isama ribera. Bose rero abo ngaba bakoze icyaha kimwe cyo kugira gute, cyo kwica, kurenga ku itegeko ry'Imana rya 5, ntuzice. Cyakora muvandimwe wasanga ukiri gushidikanya kuri uwo w'isaha, kubera ko wumva neza ngo ataraba umuntu, ngo ese ko ngo nyine ngo ataraba umuntu ukabishidikanyaho, kandi ngo ahangaha sugukabya no gukabiriza koko, ngo gushakira icyaho gitari. Oya, umunyarwanda akagusubiza ati nizibika zaramagi. Mu gusubiza iki kibazo twakwibaza cy'uyu wakwita ngo utaraba umuntu, niba utumvise ijambo ry'Imana twakiriye ryo muri Yeremiya bwa mbere, reka muri aka kanya dutangiye ku ngingo yacu ya mbere y'ikiganiro cyacu, les contraceptifs. Ingingo ya mbere, les terminologies, inyungura amagambo. Ijambo rya mbere turaje inshinga ryitwa la contraception, du verbe concevoir, bikava ku nshinga y'ikilatini nanone concipere, c'est action de contenir, de renfermer, action de recevoir, kwakira. Terme technique ikaba ikoreshwa cyane cyane mu gusama, mu gutwita, la grossesse. Ni igihe intangangabo n'intangangore bihura bikabyara bigakora igi. Ça c'est la grossesse. Nguko gutwita, nguko gusama. Kandi ibyo bintu biba ku isogonda, ku matiyerse, mu gihe gito, mu kanya gato. Iyi nshinga kandi igizwe n'amagambo abiri y'ikilatini, cum capere, c'est prendre avec, c'est comprendre, prendre au sérieux, gufata ugakomeza ugakacira nta kurekura. Nguko rero guhanga, concevoir, kugira ibitekerezo, gupanga, gutwita, nguko gutwita ni ugufata ugakomeza. Kandi baravuga ngo icyo wafashe ntugakire kure.
cyane yari cyiza birumvikana. Niba umwana ari mwiza gucyo umufata ukamurekura noneho. Iyi nshinga cyane tumve muri terime technique yayo, la grossesse, gutwita, gufata inda, gutwara inda. Noneho aka kajambo k'ikilatini contraception, aka kajambo bakita adverbe ou preposition, ingere cyangwa indangahantu, gasobanura contraire, l'adversaire, kurwanya, guhangana, kwirukana. Byumvikana niba kwa dufite umugabo bita conception uhanganye n'undi bita contraception, ari we nyine mwanzi we, son ennemi. Iyi ntambara murumva turayikizwa n'iki? Akamvugo ngo umwanza gucira kobo, Imana igucira kanzu. Birumvikana bavandimwe, usibye Imana yatabara uyu mugabo conception ikamurwanirira, naho ubundi ntahasigaye uyu mwanzi we contraception amufashe. Ndakubwiza ukuri, yamuhura yamwica. Ibi rero ntabwo ari imvugo ishushanya gusa, ni cyaje umubyeyi we yasamye conception, noneho haje umucontresigse, nanjye kuvuga umwanzi babanyeshyari. Contraception, ibinini, inshinge, udukingo, udukingirizo n'izindi ngabo z'inyeshyamba nyinshi bafite ibikoresho, bafite intwaro za kirimbuzi, bari gushaka kwica uyu mwana uyu mubyeyi yisamiye. Mubyeyi wabahunga ute? Warwana kuri uwo mwana ute? Bagiye gukwica, kandi nawe niba mwica nawe barahita bakwica, kuko ntawe ukunda umwana nyine ngo yange nyina, kunda Yezu na Mariya. Ibaze nawe uri nk'umubyeyi ugashaka kwikiza umwana we bakamwica. Mbega ababyeyi baraha. Terime ya kabiri, ijambo rya kabiri. Ese tujye tuvuga kuringaniza imbyaro cyangwa no guteganya imbyaro? Contraception ou régulation des naissances. Ahangaha ijambo kuringaniza burya nubwo tupfa kurivuga gusa, ariko ni nkaho waba ufite nk'urubaho rwawe ari rurerure cyangwa rwarakoramye, nuko ugafata urukero cyangwa umupanga ukagenda nyine uringaniza, ukataho kugeza igihe rubaye uko ushaka. Ukaba wafata isuka ukajya mu murima ukawuhinga uko ushaka, ukawafata icyuma ugahata nyine nk'uri guhata ibirayi byawe neza, ubiha forume ushaka, ukawafata nk'ishoka. Ibyo bikoresho byose bitema, bitenga, biconga, twabigereranya nako nibyo byitwa inshinge, ibinini, udukingirizo, bityo ngo ushobore guconga nko ku bantu. Ubyumve nawe, bamwe ubice, abandi waringanize nyine uko ushaka, nk'umufundi, nk'umutayeri, nk'umubumbyi, nk'umubaji. Ahangaha ni nko kwiha umwanya w'Imana créateur, wo guhanga, wo gutegeka, wo kubumba, kurema. Naho guteganya imbyaro, régulation des naissances, iri jambo régulation des naissances ririmo kwiyoroshya, ngaba nakwiyoroshya ngewe nk'ikiremwa comme créature. Iri jambo kandi ryemewe kandi rishishikazwa na Kiliziya Gatolika, rikaba rigambiriye kwimenyereza uburyo kamere, méthode naturelle yo guteganya nyine imbyaro, nk'uko n'Imana nayo ibiteganya uburyo bwo kubyara. Ni nkamvugo igira iti l'homme propose, Dieu dispose. Umuntu arategura agateganya, ariko Imana niyo yuzuza, niyo itegeka. Ubu buryo régulation des naissances ni nk'uburyo bw'isengesho umuntu ashyira imbere y'Imana ati, Mana ndateganya abana 3, nanjye ariko nzashyiramo ubwenge. Akamvuga Mutagatifu Agustina ati, Imana yaturemye nyine nta ruhare tubigizemo, ariko mu kujya kuducungura tugomba natwe gushyiramo akacu gakeregeshwa mu mukiro wacu, urwacu ruhare mu mukiro wacu. Nuko rero nanjye ngasaba Imana nti, Mana umbabarire, ndateganya abana 3, nzashyiramo ubwenge wampaye, ngoresha imbaraga uzampa, maze uzampe kubigeraho, ngo kwerekeza urubyaro rwacu ku Mana, aho kwigenera, kwigenga, nk'uri guhata ibirayi n'ibijumba, ugafata icyuma, ugafata urukero. Ese w'umukristo, umugabo, umugore, mu rugo rwawe uringaniza imbyaro nk'umubaji, nanjye kuvuga nk'umubojozi, babandi tumaze kumva haruguru, cyangwa urategura ugateganya imbyaro nk'ikiremwa muntu, nk'umunyantege nke, umunyabyaha ukeneye gutabarwa n'Imana mbere ya byose? Niko ujya ubigenza? Ibaze nanjye nibaze. Tujye ku ngingo ya kabiri, sorte de contraceptif. Tujye kureba ubwoko bw'ibikoresho mu kuzitira isama, mu kuzitira inda, mu kuzitira gutwita. Twibutse nyine ko uburyo bumeze nk'umutayeri, umuhinzi, umuhanzi, umubaji, umufundi, engineer uri kuringaniza inzu ye, entrepreneur
akashobora kuringaniza urubaho rwe, agahinga neza umurima we, jaride ye akayitegura neza, n'ibindi byinshi cyane waconga neza uko ushaka. Hari rero ibikoresho byinshi byabugenewe, reka tuvugemo bimwe na bimwe, ntabwo twabirondora byose ngo tubivemo. Hari les pilules progestatives et œstroprogestatives, le stérilet, l'injection, le diaphragme, le préservatif, les spermicides, l'anneau vaginal, les méthodes de stérilisation, l'implant contraceptif, la pilule du lendemain. Ibi byose tubikeneye mu rurimi rw'ikinyarwanda, n'udukingirizo, n'ibinini, inshinge, n'ibindi bikoresho byose twakwifashisha mu kuzitira isama. Ikigaragara, ibikoresho tumaze kuvuga hamwe n'ibindi byinshi cyane bikunze gukoreshwa n'abagore cyane kurenza abagabo, ibi bikinjira mu mugore. Hari itegeko ryoroheje rigira riti tout corps étranger qui entre dans le corps provoque un changement dans son corps. Ngo ikintu cyose kinjiye mu mubiri kirawuhindura neza cyangwa nabi, ariko akenshi iyo ari kibi kirawuhindanya kikanawandavuza yewe no kuwica bitabuze. Niba rero tuzirikana akamaro k'abagore nk'abantu batanga ubuzima rega de façon directe même, mère de mater mu kilatini, maternité, kuki dukomeza kubarushya twemera ibi bintu bibe byica ubuzima bwabo bibinjiramo bikabagiza, bikaba byakwangiza urugo, bikaba byakwangiza n'urubyaro. Kuki ariko abagabo bakomeza kwishimira? Reka tuvuge kunezerwa, nako kwinezeza, nako gushisha mu gihe abagore bari gushira. Ndakubwiza ukuri, naho abagore n'intwari pe barakomeye, uzi kugushyiramo ibyo bintu byose, warangiza ukongera ukanabyara, ukongera ugatanga ubuzima, ugakomeza kugira ubuzima, kandi ugakomeza ugaseka hamwe n'abandi, ukaganira hamwe n'abandi, ugakomeza gukora imirimo wari usanzwe gukora, ugakomeza gusenga. Kandi ikigaragara abahanga bavuze ko abagore nibo banagira n'ubuyoboke cyane ku Mana kurenza abagabo twebwe. Umugore agakomeza kwita ku rugo kandi yarangijwe. Mugabo uwaguha gutwara inda, nanjye kuvuga nk'umunsi umwe ukumva uko bimera, ariko nivugiraga ntibyashoboka. None se tuvuge ko ari impuhwe ugirira umugore zituma umushishikariza gufata izo za pilule, iyo miti, izo ngingo, ibyo bintu bizitira isama? Ni impuhwe koko? Wasanga umushishikaza ngo ushishe we ashire, ukomeze wishime wishimishe, naho wari gushira, naho ibyo bishingwe nako ibyo bigusha biza gushimuta uwo mwashakanye. Ingingo ya gatatu, les conséquences néfastes de la contraception, ingaruka mbi zo kuringaniza urubyaro nako zo kuzitira isama. Nk'uko twabivuze haruguru, ikintu cyose kinjiye mu mubiri w'umuntu, akarusho produit chimique, gihindura imiterere y'umubiri ndetse kikayihindanya imikorere y'umubiri, y'ubwonko, y'umutima, y'igifu n'izindi ngingo zose z'umubiri zishobora guhangirikira. Ariko iyo produit yaba ari nziza zikayisana. Nanone produit chimique zimwe zishobora gukora nabi zikagira ingaruka mbi ku muntu, bityo umuntu agakora uko atarasanzwe akora, keretse iyo ari umuti winjiye. Birumvikana umuti nyine nukiza, urarinda ubuzima, bikiza ubuzima. Ahangaha turi twibuke ko turi kurengera ubuzima. Ikintu cyose cyica ubuzima ni ukukireka. Ese babyeyi, tuyobeye ko nubwo twakoresha ibyo bintu byo kuringaniza, tuyobeye ko bifite ingaruka nyinshi mbi ku buzima bw'umuntu, nk'indwara nyinshi za hypertension, umutima, umuvuduko w'amaraso, diabete, perturbation du cycle menstruel, imihango ku mugore ikaba yabura cyangwa ikaza ku buryo bw'akajagari, yewe hari n'igihe idahagarara nyuma yo gukoresha ibyo bintu. Ibaze nakuva amaraso hato na hato, kandi amaraso turabizi ashushanya ubuzima. Kubura amaraso no kubura ubuzima. Nkuko twabigarutse haruguru, ni nko gufata urukero, icyuma, urumva ko hajemo n'ibintu byo kuva amaraso nyine, umupanga, angaho nyine ukagenda uhari uko ushaka, kometaye uringaniza nyine uko ubyifuza. Ndiyabura rero uduce tw'umubiri tugenda duhangirikira dusigara, wabishaka utabishaka. Nguwo kandi umubyibuho ukabije cyangwa no kunanuka bikabije byabaho nabyo, kwandura izindi ndwara nyinshi, kuko nyine ubudahangarwa bw'umubiri buba bugabanutse, système immunitaire affaibli. Nuko rya tegeko rikakuzurizwaho ngo quand le corps est faible, il désobéit et il te commande, et quand le corps est fort, il obéit et il le commande. Ngo iyo umubiri ufite intege nke uragusuzugura pe, ukagutegeka. Ariko nakubwiza ukuri, iyo nawe umeze neza ufite imbaraga, urawubwira ugakumvira.
none se wo mubyeyi, ibyo binini, izo nshinge, utwo dukingirizo, utwo dukingo wasanga biri mu mubiri wawe nk'ibigusha bigushima ariko bikaza kugushimuta, bikagukeba, bikagukembura. Aho mubyeyi hari utubaraga ugisigaranye. Ariko reka kuri iyi ngingo mvuge ku ngaruka mbi ishobora gutera ubusumbane mu mubiri buterwa n'iyi miti, déséquilibre sexuel, aho wayifashe ashobora kuzinukwa uwo bashakanye mu mibonano mpuzabitsina, yanabikora akaba ari uguhatiriza cyangwa kwikiza, cyangwa nanone ku rundi ruhande uyu wayifashe akagira irari rikabije ryo kurarikira ingeso y'ubusambanyi, ingeso y'ubusambanyi ikiyongera, nguko guca inyuma mu rugo ukajya gusenya ingo z'abandi, urugo rukaba rurasenyutse. N'izi ngaruka nyinshi mbi tumaze kurondora zituma abari bunzuye ubumwe mu rugo, umugabo n'umugore, bashwana, bagasobanya, bagasopanya. None se ukibaza uti ku rugo ari ijuru rito, igicumbi cy'ubuzima, base de la vie. Urugo ni kiliziya ntoya aho batangira ubuzima, abo Imana ikoresha kugira ngo itange ubuzima ku isi. None se niba batangiye kugena intatane, wagize ngo Imana iracyabarizwa ahangaha? Barayirukanye pe. Ça c'est la contraception, kwirukana Imana. Ingingo ya 4, ese koko kuringaniza urubyaro ni icyaha? C'est un péché ou non? Ni ryari kitaba icyaha? Aha nk'uko twabigarutseho kenshi, ikintu cyose cyinjiye mu mubiri gishobora kugira ingaruka mbi cyangwa nziza. Ingaruka nziza ni igihe icyo kintu cyinjiye ari umuti uje gukiza nk'indwara, ni umuti nyine aho kwica ugakiza, kikaza kigakiza umuntu, kuko nyine aha turi ni ukureba ukuntu twarengera ubuzima bw'umuntu. Muri morale habamo itegeko rya le moindre mal, akamvuga umuhanga Socrate ati dodemo on choisit le moindre, ngo mu bibi byinshi waba ufite yari amahitamo, ushaka kugira icyiza urengera uhitamo ikibi kirushije ikindi kuba kibi buhoro. Iri tegeko rya le moindre mal rikunze gukoresha cyane kwa muganga, igihe muganga nko mu kubyaza abona ko umwana na nyina bashobora guhasiga ubuzima bombi icyarimwe, nuko agahitamo byibuze uko ashoboye kose gukiza byibuze umwe muri bo. Birumvikana hari igihe undi apfa, ariko muganga kwikubitira ubushake bwe bwari ubwo gukiza abantu babiri, wenda akaza guhitamo umwe akamukiza. Umwe ashobora gupfa rero undi akabaho. Naho rero en cas de danger de mort, igihe koko mu bashakanye hari ugiye guhasiga ubuzima, wenda dufata urugero abyara buri gihe bamubaga, cyangwa n'ikindi gihe cyose cyakwangiza ubuzima akaba yahasiga ubuzima, aha nawe itegeko rya morale le moindre mal, ikirushije kubaho kibi buhoro, rishobora gukurikizwa dans le cadre de sauver la vie, dans le cadre de la thérapie, no gukiza nyine, c'est la guérison. Uko biri kose muvandimwe, iyo uri mukuru, iyo ufite ubwenge, navuze abaciye akenge haruguru, buri wese abazi icyakwica umuntu n'icyamukiza. Rero nawe ntuzigere nyoni nyinshi ngo yiyoberanye, igihe uri kurwana ku buzima bw'umuntu biba binagaragara, ariko nanone niba uri kwibeshya ngo uri kuburwanaho kandi ari wowe uri kwiryohereza kandi uri kwica ubuzima kandi ubizi kandi ubishaka, icyo ni igicumuro, icyo ni icyaha. Icyaha nyine ni icyo umuntu akora abizi kandi abishaka, acte de volonté et d'intelligence. Ntabwo rero umeze nk'umwana utazi gutandukanya ikibi n'icyiza, uri mukuru. Ngiye rero impamvu y'uko le contraceptif ari icyaha, kuko abenshi nyine batazifata nk'imiti bagiye kurengera ubuzima bw'abantu, bagiye kurengera aho mwana uri mu nda, ahubwo comme remedium contra concupiscentia. Abenshi dushobora kuba tubifata mu rwego rwo kwirwanaho dusigasira irari ry'umubiri gusa, ngo dukomeze twikorere twivugute mu byaha uko twifuza, twisanzure mu cyaha, kandi bari kwica ubuzima. Ahangaha rero ubu ni uburozi babyeyi, bwa burozi ushobora kuryohera mu kanwa ariko mu nda bugasharira. Rero Kiliziya Gatolika umubyeyi wacu mu nyigisho zayo nyinshi iri kurwanya uburyo bwo kuringaniza les méthodes contraceptives, kuko nyine ari icyaha. Contre la fécondation, la contraception c'est contre la fécondation. Nkuko twanabizirikanye mu isomo rya mbere, ndarakuremera mu nda nyoko ngo byari bimeze gute, nari nkuzi. C'est ça la conception, kwa gusama akaba ari Imana gusa ibizi igihe bibera. Nguko kuzitira Isama ukica, ukirengagiza itegeko ry'Imana ryandi rya 5 ntuzice, kuko nyine ibi binini bishobora kwica umwana urangije gusama. Rero hari igihe ubifata wibwira kuri kuzitira Isama, none se uzi igihe Isama ribera? Ushobora kubirebesha amaso. Aha, niba udashobora kubikontorora,
nuko nyine ibyo bintu biratugoye nyine kubigenzura, ntabwo twashobora kubigenzura, n'Imana yonyine ishobora kubigenzura. Nk'uko icyo cyaha tugikora uri kuzitira nyine umwana, ukica uwo mwana warangije gusamwa, wabibwira ko wamuzitiye, wamufungiranye, wamudadiye. Ibyo binini kandi biranica no kuri roho, physiquement, psychologiquement et spirituellement, aho mbi bigira ingaruka ku muntu. Za ngaruka mbi nyine ku wabifashe, kuko nyine byica ubuzima. Mu magambo make, Kiliziya impamvu birwanya, c'est le péché et la perte de la santé. Ni icyaha ariko no gutinya ko byakwangiza ubuzima bw'umuntu. Ubuzima rero tukabwangiza kandi ari impano Imana yatwihereye, twebwe ubwacu tukabwiyicira. Ariko rero ku buryo bukomeye, impamvu iki kintu ari icyaha ndetse kinakomeye, wibuke abakobwa batanu twahereyeho, ni inkomoko nyine y'iri jambo conception, nk'uko twabigiye tubibona haruguru. Uriya mwanzi twavuga contraception, urwanya, ni nk'uko abaje guhangana n'Imana, le plan de Dieu, akitambika mu mugambi w'Imana, nk'uko twabyumvise kwa Yeremiya. Aje kurwana n'Imana. Urinde wo guhangana n'Imana mubyeyi. Ese ibumba ryahangana n'umubumbyi? Nguko uko uwo mwanzi contraception abaje kurwanya Imana, guhangana n'Imana. Umusaza umwe yigeze yibaza ati, aribuye ani kibindi birwaniye mu kirere, icyahomboka ni ikihe? Niko se mubyeyi, tugiye no mu buzima busanzwe, umwanzi wawe ukurwanya, wa wundi ushaka kutakira, wa wundi ushaka gukwica, umubonye ko turi abantu, mbwira uko wamugenza ari wowe. Erezuma kuvuga amahirwe, Imana yacu iritonda pe. Iramutse yitaye ku byaha byanjye, ku byaha byawe, ku byaha byacu, ninde warokoka? Ariko turabizi Imana isanga nk'impuhwe. Erezuma ureba ibyaha tuyikorera, tukayikora mu jisho, tukayibangamira, tukabangamira imigambi y'Imana. Mana, ni ukuri ujye tubabarira, kuko turaguhemukira bikomeye. Akavuga Kinyarwanda igira iti, wakubitira imbwa gusutama ngo yazimara mu Rwanda. Ngaho nawe mubyeyi, bari inshuro zose wakoze Imana mu jisho, wabangamiye umugambi w'Imana. Bari inshuro zose wafashe intwaro zirwanya Imana, izo mbunda, izo nkota, iyo mipanga. Ariko ujye unibaza uti, iyo Bikira Mariya kiza gufata nka pilule du lendemain, agafata nk'ako gakingo, utwo tunini, akatumira, ubu ngubu twari kuba turihe? Ndakubwiza ukuri, bamwe muri twe bari kuba bari nk'imiserebanya, abandi nk'ibyugu, abandi nk'ibikona, abandi nk'ibicokoma, abandi nk'ikibirima. Ariko erezuma, Bikira Mariya wemeye ko uzabyara umwana w'Imana, kandi uramubyara koko, utubyarira umukiza. Warakoze mubyeyi Bikira Mariya. Reka tujye ku ngingo ya 5, ari nayo ya nyuma. Umuti w'iki kibazo waba ari uwuhe? Aha, tuzirikana ko iki kibazo ndawe gitareba, kiraduhangayikishije twese. Ariko kubw'abantu abanyantege nke twebwe, biragoye ko twakwibonera igisubizo ubwacu. Na niyo mpamvu nyine twishingikiriza Imana, na niyo mpamvu twemera ko imbaraga zacu ari nkeya, tukaba nyine twagendera ku murongo w'Imana. Imana yaduhaye ubwenge, ikaduha n'ubushake, ikadutaka ubwiza, ikaduha ubutoni bwayo. Ahangaha ntimwabura kumbaza muti, none se padiri, ushyigikiye ko dukomeza kubyara indahekana, ngo tubyare, ngo nimugende mwororoke, mugwire, muzure isi? Bavandimwe, ngewe umunyabyaha n'umunyantege nke, ngiye gutanga igisubizo nkanjye simple masumbuko, kandi ikindi nishingikirije, iki gisubizo ntabwo ari icyanjye. Ahangaha ngiye kugenda ku nyigisho za Kiliziya Gatolika nk'umubyeyi wacu uhagarariye Imana muri gisi. Kiliziya ishinzwe mbere na mbere kurengera ubuzima bw'abantu, bityo ikazabusohoza ku Mana bakajya mu ijuru. Twaremeye twese kuzajya mu ijuru, niyo tuzishima iteka. Tugendeye rero, ntabwo mvuga byinshi, tugendeye kuri encyclique du Pape Paul VI yanditse mu 1968 yitwa Humane Vitae. Murumva ko ari ururimi rw'Ikilatini, harimo amagambo abiri, la vie humaine, ubuzima bw'umuntu. Inyigisho z'abapapa, cyane cyane umupapa ku buzima bw'umuntu, cyane cyane mu ngingo ya 10, avuga uburyo ugomba kwihatira guteganya imbyaro dukoresha uburyo kamere, planning familial naturel, dans le cadre de la paternité responsable. Ako kantu responsable ni ijambo ry'Ikilatini rivuga ngo respondere, iyo nshinga umuntu ushobora gusubiza, umushefu ufite ubwenge ariko niwe ushobora gusubiza nyine. Reka rero tugendeye ku magambo abiri y'Igifaransa, l'instinct et l'intelligence,
tugira icyo tuvuga kuri ako kajambo ka responsabilité. Instinct ni uburyo bwa kamere umuntu avukana butuma ashobora gukora ikintu atiriwe ashyira mu bwenge, nanjye kuvuga atiriwe ajyuna no mu ishuri bikamuzamo agahita bikora ako kanya. Naho ubwenge ni ijambo ry'ikilatini intus legere, lire à l'intérieur, gusoma imbere. Les animaux dans la forêt en matière de la sexualité agissent instinctivement. Inyamaswa zishumuye nta bwenge zigira zishyiramo, imwe ihita yurira indi ako kanya, nta soni, nta gutekereza, kuko nyine hatekereza umuntu cogito ergo sum. Ariko umuntu we n'ubwenge yahawe n'Imana, l'intelligence, la volonté aussi, we ashobora gukoresha ubwenge akamenya igihe ashobora gukora imibonano mpuzabitsina, contrôle de soi-même, ndetse akamenya n'igihe bitemewe kubera ubwo bwenge nyine yahawe. Rero igisubizo cya Kiliziya kuri iki kibazo cya régulation des naissances ni umuti witwa kwifata, abstinence. Ukongera ukifata mubyeyi, ukongera ukifata. Iyo wirekuye urasandara ndetse ugasandaza, ukandura ukanduza n'abandi, ukica, hanyuma nawe bikazarangira wiyishe. Nirinze kuvuga kwiyahura kandi byaba mbega ibyaha byo kwica biri aha ngaha. C'est comme la multiplication. Ni nko gufata calculatrice neza akaba ari hubishyira. Na niyo mpamvu tugitangira navuze kuri iyi ngingo yo kuzitira Isama, kwireba abantu bose, cyane cyane abaciye akenge, l'intelligence, abashobora gutekereza, cogito ergo sum, niba ntekereza nyine nuko ndiho nuko mfite ubuzima, abashinze urugo n'abitegura gushinga urugo, abihaye Imana ndetse n'ababyitegura, twese dukeneye uyu mugenzo mwiza wo kwifata nk'uwaranze Yosefu na Bikira Mariya, bigatuma bashobora kuza umugambi w'Imana wo gucungura abantu, Yesu akavukira iwabo. Uyu mugenzo wa gipfura twese turawukeneye, kuko ndakubwiza ukuri, uba utafite umuhamagaro ntiwamara kabiri, urasenyuka, ukabihirwa, ukaviramo imbere kwa kuva ababyeyi, amaraso akagenda ava uyabona nawe, kandi ugasenya ingo nyinshi, urwawe ndetse n'iz'abandi nyinshi. Ngiyo divorce za gatanya za hato na hato. Iki kibazo cy'imbyaro ziyongera gihangayikishije isi yose, ariko se dukomeze dutsindagire umusumari, duhamangire kandi amaraso ari kugenda akomeza kumeneka? Le terrain est glissant et vous y ajoutez encore de l'eau. Mu kibuga kiranyereye naho kongera ugenda wongeramo amazi kugira ngo abantu bakomeze biture hasi. Kiliziya umubyeyi wacu iri ku ruhande rwo kurwanya iyi miti, kuko ni cyangwa twabivuze cyongera ubusambanyi, désordre, déséquilibre sexuel, bikabitera n'indwara nyinshi, kwandura bikabije, dore ko n'utwo dukingirizo cyangwa n'iyo miti cyangwa n'utwo dushinge bitazitira nyine 100%. Ni kangaho ubonye se ababifashe bagira gutyo ukabona ngo baracitswe, ngo gucikwa ababyeyi, umwana ngo wacitswe. Ibaze nawe ufite nk'umwana wacitswe ku miti se, wacitswe ku inshinge se, ku binini, umwana wacitswe. Uyu mwana araducitse we. Kandi tujye twibuka ko utwo dukingirizo ibyo binini zo shinge dushobora gukingira indwara nka sida, no gushobora nanone tukaba twazitira Isama, gukuramo inda, ariko ntidushobora gukingiriza icyaha. Ushobora no kurwanya Imana, ariko ntabwo ikibindi gishobora kurwanya umubimbi ngo kibishobore. Nicyo kibivunikiramo, nicyo gisandara. Muganga, mwarimu, padiri, frère, maser, mukristo bihaye Imana, abantu mwese mushinze ingo, uyu mwitozo ngiye gusorezaho nubasha kuwukora neza, dore ko ubuzima ubundi ari imyitozo, no kwihata. Ntabwo ari kuvuga ngo ndashoboye, ahubwo no kwihata. Ndakubwiza uko nushobora umwitozo uzaba ufite amahirwe yo kugabanya cyangwa kwirinda les contraceptifs mu rugo rwawe, mu muhamagaro wawe. Murabizi kwese dukunda kurya, kandi ni besoin primaire. Tekereza bya bitekerezo, ukunda umuneke cyane, none ugeze kuri boutique, uri nko ku rugendo, ugeze kuri boutique urashonje bikomeye pe, kandi nta mafaranga ufite, kandi aho ngaho ugeze kuri boutique nta muntu n'umwe ukuzi ngo abe wenda yaguha akadeni. Ubwo se niba uri umukristo, narindi kuvuga umukristo w'indani koko pratiquant, uzirikana ko ibiganza byakoze kuri Yesu bidakorakora, uzirikana ko ibiganza byakoze kuri Yesu bitamena amaraso, aho uzihangana wifate, utegereze igihe uzabonera amafaranga, maze uzagaruke ugura uwo muneke, cyangwa mu bwiyemezi bwawe n'imbaraga zawe n'icyubahiro cyawe, uwo muneke uzawushikuza
ubundi ushikure wiruke wigendere, kuko nyine ubarusha imbaraga, ubarusha no kwiruka. Uziba cyangwa uzihangana utegereze bakubonye amafaranga. Ndakubwiza ukuri, niba udashobora kwihangana, waba umeze nk'umubyeyi mu rugo rwe, uwo bashakanye abadahari, yagiye nko ku rugendo, yagiye safari, yagiye muri misiyo, kubera ko yizeye imbaraga ze ngo ntawe umubona. Navugaga za pilile, inkingo afite aho ngaho yashyize mu nzu, akayamvugo ngo usinzira rero uburiri ngo abayigiza nkana, ngo kubera ko wakoze stoke uzakoramo kamwe ufatemo n'akandi, nuko bikarangira ugahita umuca inyuma. Cyangwa kubera ko nyine uzaba ufite izo ngingo zizagutera umurindi, uvuga uti oya ntabwo azabimenya, ntanda nzatwara, nta kibazo ntawe uzabimenya. Ayinya nguko kudohoka, ibyo bintu biratudohora, ukadohoka ugahomba, ejo bundi ukazahombana. Nirinze kuvuga guhomboka, ariko ndakubwiza ukuri, iyo wamenyere gutegereza no kwihangana, uwo mwashakanye yamara umwaka, yamara amezi, yamara imyaka 5, yewe hari n'abashobora kumara ubuzima bwose, comme par exemple la vie consacrée, batararyoha umuneke. Kubera iki? Kwigomwa, kubera ingoma y'Imana, kubera kwifata. Bityo bakerekana ko kwifata bishoboka, bishushanya nanone ubuzima bwa hano ku isi, tuzakomereza mu buzima bwo hakurya y'imva mu ijuru, kuko hariya nta bagore nta bagabo tuzaba turi kumwe nabo. Tuzaba duhagijwe no kubona Imana, tukanyurwa n'Imana, tukararikira Imana yonyine. Ibyo rero birashoboka, hari ababishoboye, hari intwari zabishoboye. Akamvuga mutagatifu Agustin ati, si iste et istae cour non ego, si ceci et cela, pourquoi pas moi? Niba urugo rwarabishoboye, bariya bakabishobora, uyuhaye Imana akabishobora, kuki ngewe Masumbuko ntabishobora? Kuki wowe ushinze urugo utabishobora? No kugerageza kwihangana, ugategereza, ukifata. Ugomba kwiha intego nyine y'impamvu ukora ibyo ngibyo, y'impamvu utarira umuneke ku nzira. Ikindi kandi kwifata ntabwo ari uko utari muzima, ahubwo umuntu wese ufite ubwenge, ufite ubuzima, aba ashobora kugira ubushake bwo kurya uwo muneke. Ahubwo uko kwifata, kubera ko nta mafaranga ufite, kubera ko utararangiza urugendo, kubera iyo ntego nyine ufite ku rugendo, buhoro buhoro wigomwa umuneke, kandi bishobora gukunda. Atari wowe ariko, kuko ni impano y'Imana, ingabire y'Imana nabyo. Kwifata kubera intego iri imbere. Ngiye kwifata kugira ngo nteganye urubyaro, ngiye kwifata ngo nzihe Imana, nk'umuhamagaro nyine nahisemo. Uyu muti tuwufashe, ndakubwiza ukuri, ubusambanyi bwagabanuka, guca inyuma byagabanuka, imvururu zagabanuka mu rugo, ibiganiro byakwiyongera mu rugo, kuko akenshi babyeyi, ibintu biteza imvururu mu rugo, desordre, ingo nyinshi zakwishima, amahoro yahinda mu ngo, buri wese byibuze yakwishimira umuhamagaro we, byibuze ubuyoboke ku Mana bwakwiyongera. Kwifata ku bashakanye ntabwo ari ukudahura nk'umugabo n'umugore ngo umwe aba atakemera undi ko bahura, ahubwo no kumvikana igihe bari kumwe bashobora kumvikana, niba bakora des rapports sexuels comme effort de carême aussi, ntihagire icyo bakora ku bushake bwabo, contrôler. Bityo bakagerageza, no kugerageza kumenya icy'uburumbuke bwabo, bakamenya igihe bashobora guhura n'igihe badashobora guhura, no kugerageza. Mbese bakaba babijyamo inama, atari ugupfa guhurutura gusa, ngo nabonye mugenzi wanjye ataniteguye ugahita uhurutura. Mbese icy'ingenzi ni ukumvikana mu rugo, n'igihe umwe adahari, yagiye nk'isafari mu rugendo, undi akihangana akamutegereza, ngo uko wagutegereza igihe uzabonera y'amafaranga, ngo be wagura iki wamuneke utawushikuje, aho kujya kurahura ku baturanyi, ahubwo ugategereza uwo mwashakanye yazazira. Nk'uko kwa muganga burya umuti ukora neza uryana ndetse ne murasharira, uyu muti wo kwifata niyo wa mbere uvuna, niyo wa mbere usharira, niyo wa mbere urushya. Ça demande de la patience, ariko ndakubwiza ukuri ukora neza kurenza ibyo binini, izo shinge n'ibyo bindi byose. Nk'uko rero muganga yandikira umurwayi imiti 3 ku munsi, ngo uko kwifata mu gitondo, kwifata ku manywa, kwifata nijoro. Uwo muti ufashe neza, mu minsi iri imbere wasubirana, haboneka ubusugire bw'ingo, ubudahemuka bwa kwiyongera, guca inyuma byagabanuka. Aha rero turasaba Imana nk'abanyantege nke, tukareka ubwayi ikadufasha. Mana mfasha, kuko bigaragara ko nta gisubizo kirambye twebwe kwacu twakwibonera. Nk'abakristo tunishingiza ku Mana, ariko tugashyira mu bwenge,
twebwe abana b'abantu ntacyo twishoboreye, dutege ibiganza tubishyire mu biganza by'Imana, maze tugire n'uruhare natwe muri uwo mukiro wacu. Yezu umwana w'Imana, duteze ibiganza tugusaba ngo ubane natwe mu ngo zacu, mu mihamagaro yacu. Umwanzi shitani urwanya ubuzima bwacu, yoye gukomeza yiroha mu buzima bwacu watwihereye ku mpuhwe zawe. Yezu mwiza, tubigusabye kubwawe Yezu Kristo umwami wacu, amen. Mbifurije mwese, buri wese muhamagaro we, gukomeza gushingira kuri Kristo, kuko niwe rutare rutajegajega. Ndabashimiye mwese uko mwanteze amatwi, kandi abasaba imbabazi ibyo ntavuze neza, ibyo ntakoze neza, mumbabarire kandi n'Imana imbabarire. Mwese Imana ibaha umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.